Umugoroba mwiza ku bakunzi ba Radio Rwanda ndabasuje cyane kandi nizere ko aho muri hose ukomeje kugubwa neza. Iki ni ikiganiro Papa's Rwanda nanone kandi mugezweho nanjye Shina Teta bibutsa ko Papa's Rwanda ari umuryango udashamikiye kuri leta bimwe twita non-profit organizations ufite intego yo kurwanya ndetse no kurandura ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbonera kubabwira ko uyu munsi nanone nk'uko bisanzwe bimenyerewe ntari njye muri studio za Radio Rwanda ndi kumwe n'umutumirwa ndibuze guha umwanya akatwibwira. Uyu akaba ari intumwa y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, akaba akorera mu bitaro bya CHK. Ikaze. Mbugize neza, turabashimiye. Nitwa Gasana Udahemuka Manyus, nkaba narizuza bwo mu mutwe nkuko bivuze, ndi intumwa ya RBC n'ubwo nkorera muri CHK. Kubakomeje kudutega amatwi, uyu munsi insanganyamatsiko yacu iragira iti impagarara za karande zituruka ku bintu bibi. Ahangaha mu rurimi rw'icyongereza umuntu ashobora kubyita chronic stress, nibyo turi buze kuganiraho. Ese izo mpagarara zituruka ku bintu bibi bivuze iki, ziterwa n'iki? Ese ufite impagarara mu buzima bwe ni ibiki bimuranga, agaragara gute? Ari byo turi buze kugenda tumenya uko turi bugire tuganira. Ariho ndi buhere mbaza umutumirwa wacu, ese wadusobanurira impagarara bivuze iki? Izo mpagarara twita stress no gihe umuntu aba afite bisa naho umutwe we wuzuye ku buryo ibyo inshingano afite mu buzima zisa naho zihagije cyangwa se zarenze ububasha bw'umutwe we, noneho ku buryo aba akeneye gusa naho azigabanya cyangwa se zikagabanya uburemere zifite mu mutwe we. None icyo gihe rero iyo ari mu nshingano ahora yumva akeneye ko zigabanyuka, cyangwa se akaba adashaka kubona izindi nshingano ziyongeramo kuko ni ikindi kintu cyo kigiye kongera kurembera mu buzima bwe. Hanyuma akaba n'ibyo akora asanzwe afite mu nshingano ahora asa n'ubitinya kuko bidatuma atekana, ntabwo aba atuje muri we bitewe n'ubyo ubuzima bwa buri munsi bumusaba kandi burengeje imbaraga asigaranye. Umuntu yakwibaza, ese ni iki gitera impagarara, cyangwa se impagarara muri rusange zituruka kuki ubundi? Zituruka cyane cyane ku nshingano z'ubuzima umuntu aba afite. Usanzwe uri nk'umuganga, ariko nanone akazi ko kwa muganga kakubanye kenshi cyane ku buryo imbaraga ukoresha n'umutuzo bidahura, noneho bikabyara umutekano muke muri wowe. Dufata urugero, niba ufite kwa muganga ukora akazi kenshi ukaruhuka amasaha make, niba utangira akazi nanone unaniwe, bimara amezi 6 cyangwa se umwaka umaze kugira intege nkeya za cyane. Noneho rero bimaze mu myaka 3 cyangwa 4 uba muri ubwo buzima budatuza, ubwa buzima rero za mpagarara ziragenda zikakubana karande ntizikuke, ndetse niyo wabona ikiruhuko n'igihe udakora ugasa n'uwakuvunitse akoze iminsi 2 cyangwa se umunsi wose, n'igihe ugiye mu kiruhuko umutwe wawe warananiwe ku buryo umunaniro utavamo kuko uruhutse umunsi umwe cyangwa 2. Nanone ushobora kujya muri icyo kiruhuko kikongera impagarara niba ubuzima bwawe ushingiye mu byo ukora, noneho kuba utakoze bikabyara nanone icyuho mu buzima bwawe. Za mpagarara no zishobora no kwikuba kuko utakoze, kuko gukora kwawe kwabaga gushingiye ariko gutanga garanti y'ubuzima burimo uwo munsi. Igihe rero utakoze bikaba icyuho. Mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi harimo ijambo karande, bivuze ko ari ibintu biba bifite aho bituruka, wenda kuba dukomokaho. Katuvuge niba wenda umubyeyi wawe yarigeze kugira icyo kibazo cyo kugira impagarara, kugira iyo chronic stress, ugasanga nawe biragukurikiye muri make. Ese twavuga ko mu by'ukuri ari iki gituma izo mpagarara duhura nazo mu buzima bwa buri munsi ziba karande? Ntabwo ari karande, navuga ko impagarara ugira umwana wawe nazazivukana, oya. Ntabwo ari cyo, biratandukanye. Nabyo nashatse kuvuga ko zazindi chronic ikigutindamo no kugaruka kikanga, kikaba cyarabaye chronic. Nkuko ushobora kugira indwara iri chronic itagikira, isabwa ko ubana nayo. Ibyo rero naho ibyo kuvuga ngo umubyeyi
uyu mujagarara afite impagarara afite azazihereza umwana we, nawe umwana we nakura azazi. Oya, ntabwo ibyo ngibyo ari byo. hari abantu ujya muvuga ngo muri iyi minsi maze iminsi ifite stress, meze nabi, ibintu byambanye byinshi. Hari igihe dushobora gusanga twitiranya ibintu. Yego. Ugasanga umuntu ntaryama amasaha ahagije. Yego. Arabyutsa ajya mu kazi. Urumva ko functioning ye mu mutwe ntabwo yuzuye. Imikorere ye ntabwo mu by'ukuri iri bugende neza ko ntiyaruhutse. Nkeka ko hari igihe natwe ubwacu twitera izo mpagarara. Yego. Ese birashoboka? Kuzitera rimwe na rimwe uzitera kubera ubujiji, kutamenya. Waramutse uzi yuko hari n'utamenya ko afite izo mpagarara, afite iyo stress. Hari n'igihe stress nanone nayo igeraho ingahe ukaba nk'igiti, ntukimenye ko ntumenye gutandukanya ibihe byiza ibihe umutwe utuje n'igihe umutwe udatuje, byose bikaba kimwe. Bakabyita alexithisme. Umuntu utagisa naho kigira amarangamutima asa n'uwabaye igiti cyane. Urakoze cyane. Ngomeze kwibutsa abaduteze amatwi bose ko gahunda zitandukanye za Papa's Rwanda wazikurikirana ku mbuga zabo za Facebook, Twitter ndetse na Instagram, ukaba wahabwa ubufasha ukeneye cyangwa se ukanamenya amakuru agezweho. Hanyuma rero, ese umuntu yakwibaza ni gute umuntu ashobora kwirinda kuba yagira iyo chronic stress? Ni ibiki umuntu ashobora gukora mu buzima bwe bwa buri munsi byagabanya chance cyangwa se riske zo kuba yahura n'izo mpagarara? Iyo ubuzima bugusaba ibyo udafite, bikagusaba imbaraga ukoresha mu byo udafite, ntabwo ushobora icyo gihe bigutera uwo muhangayiko utera izo mpagarara nk'izo ngizo bavugaga wa stress. Ni ukuvuga ngo ushobora kuhembwa amafaranga ariko adashobora gukemura ibibazo byawe. Ufite ababyeyi mu rugo urera, ukagira ukora wenyine, mugenzi wawe ntakora mu bana, ufite amashuri y'abana, ufite ntanzu ufite urakodesha, ariko wajya kure ugasanga umusaruro ufite, umushahara ufite, ntabwo ushobora gukemura ibyo bibazo. Bigasaba ko noneho ugerageza gukora, byonyine bigutera impagarara, bihagarika umutima cyane, kudatuza. Noneho wajya gushakisha n'ahandi hirya, bisaba ugakora, urumva ukora mu kigo kimwe amasaha amwe, ukaza gushaka nijoro nawe ukajya gukora mu kindi, bikaba ngombwa ko reka ngo nk'urugero, hari abantu usanga nko mu bitaro, hari abantu bakora nk'akazi ko gukora k'amasuku yo mu bitaro, nimugoroba agakora ubusekirite. Urabyumva? Akajya gukora mu kindi kigo aho akora ubusekirite, cyangwa akajya gukora yizamu, cyangwa se nimugoroba yahava akajya guseriva muri resitora, kandi aza kurya resitora akaza kuryama saa 4, kandi saa 12 agomba kuba, saa 11 agomba kuba ageze muri bya bitaro. Urumva uwo muntu nanone ako kazi ntagahoraho, ni buri mwaka asinya amasezerano. Urumva uwo muntu ashobora kuryama agasinzira, niyo aryamye akaguka yakerewe, nako ashiguka arimo akererwa, kandi akoresha imbaraga zirenze urugero. Umunyamakuru nkawe, ariko ahangaha iyo uhembwa muri Papa's Rwanda wenda ntabwo uhagije ku buryo ugomba kwirukanka ushakisha ahandi. Ibyo rero gushakisha ibyo umutima ugusaba ugira ngo ubibone, kandi mu by'ukuri mu maboko bitageramo, noneho ntunanyurwe. Urumva icyo kintu cy'ikinyuranyo, ufite intambara, amarangamutima arwanira muri wowe. Ayo marangamutima rero azatuma udatuza. Rimwe na rimwe nubwo ukora ibyo byose, ukoresha imbaraga nyinshi, ariko ukaniyima, kuko n'ubu uti n'indya kabiri ntabwo ndi bubone wenda n'ay'inzu. Noneho habamo nuko umuntu yanarwara ati none ndabigenzane, ukaba wikanga ikintu cyose gishyashya cyaza gusaba inshingano nshyashya mu buzima bwawe, cyangwa se cyaza aho ugeze gishobora guhindura. Wenda ukasanga hahandi wakoraga akazi k'ubusekirite gukuyeho, none wajya guhembwa 30 k'ubusekirite, ugahembwa 30, aho ukora akazi ko mu bitaro byari 60, none ubonye 40, usigaranye 30, urabigenza ute? Ntabwo uri umunyamakuru hano, ariko wenda ahandi ukora naho ushobora gutanga ikiraka wenda muri traduction ahantu, bimwe birahindutse. Ubwo buzima bwo kuba buhindutse utarageraho
ugira ubuzima bwa aho uba autonomous, aho ushobora kuba ibyo ukeneye mu n'ibyo usarura bishobora guhuza noneho ugatunga utuje. Ubwo rero umutekano mukeya igihe cyose ushobora kumva wowe ko umutekano mukeya uterwa n'ibyo inshingano zigusaba n'ibyo umutima gusaba ariko bitangana n'ibyo uwuha, menya ko uzagira izo mpagarara zitazarangira kandi utabonye. Kereka ahubwo none ibyo bikujyana ubibura ibisubizo ukabura n'ibyo bitotsi. Kandi ubuzima bwo mu mutwe ikintu kiburanga gikomeye cyane iyo watangiye kugira ubwoba muri wowe no kubura ibitotsi, icyo gihe ubuzima bwo mu mutwe bwawe busa naho burimo buvuza impanda, buvuza inzogera ati tabara tabara tabara. Ushobora kwirukankira noneho mu nzoga kugira ngo ujye ubona ibitotsi ku ngufu, wabura inzoga ntusinzire. Kandi nabwo noneho ubonye inzoga mu mubiri udafite intungamubiri zihagije, utabona n'ubyuha cyane, ukajya gusinzira usinzirijwe n'inzoga. N'izo nzoga zigusinziriza hari uburyo zibaho. Urafata inzoga nyinshi ndari nka za byeri, urafata inzoga nyinshi kugira ngo ushobore gusinzira, cyangwa se ufate turiya dutoya bita utubuye cyangwa ibyuma gatoya gafite ubukana buhagije kugira ngo gagende gasinzirize ku ngufu. Zimwe njya numva bita za dunda ubwonko. Za dunda ubwonko ni izina rimwe, ariko ubundi babishyira mu bwoko bw'ibyuma cyangwa se ibuye. Nyine ibuye ryegetse ku mutwe wanjye, ubwo ntabwo neguka. Cyangwa se urumva icyo cyuma ni icyuma nshyize mu mutwe kitaza n'umutwe, mbese nk'ubuje kweguka ko nshyizemo icyuma cyangwa se nshyizeho ibuye. Ni aho ngaho ayo mazina agiye ava. Ayo rero kugira ngo ushobore gusinzira ukitwaza iryo buye cyangwa ukitwaza cyuma, cyangwa se ukemeruka ukanywa zihagije ku buryo zigenda zigafunga ubuzima bwose buhagaze bwo mu mutwe ukabona gusinzira. Nabwo kandi ntabwo usinziriye, usa n'uwashyizemo ikinya, nukanguka umutwe uragusaba, uraza kugusaba imbaraga wagombaga, uraza gusaba bya bitotsi. Wowe ubeshye ko usinziriye, nawe uraza kubeshya ko wasinziriye wakangutse, nyamara nukanguka za nzoga zishizemo urakubwira ko bya bitotsi byabaye bike. Urwo runyuranye rero, icyo kintu cyo iyo ntambara iri muri wowe idashira, nta kaboko wafata ngo ntushobora kuyishutuza ikiganza mu buryo ndayikuraho. Ntabwo wayibwirisha ijambo ngo ivamo, bibirira muri wowe ukabigendana bikakugendamo, noneho ukajya ubona ukora udasanzwe cyangwa se witwara udasanzwe cyangwa se kwiyumvamo uburyo budasanzwe. Hari ukuntu abantu benshi tujya twumva ko iyo umuntu afite ikibazo cyangwa se iyo umuntu avuze ko arwaye, dutegereza kubona bya bimenyetso biteye ubwoba. Wenda utegereje kubona umuntu amaso yatukuye, arimo araruka, bya bimenyetso nyine bigaragarira amaso. Ariko maze kubona ko kino kintu cy'impagarara ni ibintu biba biri mu muntu. Rero bijya kugaragara hanze, mu by'ukuri byarabaye byinshi. Kandi abantu dukunze kubyirengagiza ko yarwaye stress. Ati kareka stress, ati izo ni indwara z'abakire niko babaye. Nanone kandi akantu uvuze ko kujya gushaka ko kujya kunywa inzoga kuko wabuze ibitotsi, kandi mu by'ukuri wakabaye ushaka ibisubizo muri wowe. Nkamya ko umuntu ufite iyo stress aramutse afashe umwanzuro akavuga ati reka nduhuke, cyangwa se reka nshaka ikindi kintu nkora, niba hari ukunda gusoma ibitabo usome, kuko burya nabwo ni uburyo bwo kuruhura umubiri n'ubwonko, niko mbyumva. Cyangwa se wenda unakore siporo, ariko ugasanga ugiye kwiyahuza izo nzoga zikongerera ibyo bibazo. Kandi nanone ibibazo ufite ntubizi ko ubifite, uri bubwire uti nyamara maze iminsi mfite umunaniro, mfite stress, sinzi aho bituruka, ntari bukumve. Rero nkeka ko abantu dukwiye sinzi niba nabyita kwirebaho mbere y'uko tujya kureba ahandi cyangwa se iki. Birasaba kwisuzuma ukimenya ukanisarura.
nuvuga ngo kumenya imbaraga nkeya mfite muri njye ni izihe, ibibazo mfite ni ibihe, n'imbaraga mfite ni izihe, none nkamenya kubihuza. Nicyo ugomba gusaba, kumenya kwisuzuma ukisarura. Utisaruye rero ntabwo umenya nuko ubigenda. Ikindi nuko nanone hari bitagukundira, ntabwo ushobora kujya gusoma igitabo waba uraye. Hari ibindi biramwita basic needs bigomba kuba byabaye, ibyo byabonetse. Nanone unamutse ugiye ukaryama utariye, gusinzira inzira nayo hari rero hari uruhererekana, hari urwunge rw'ibintu bisaba ko utuza. Ariko nanone ku muntu wabonye ibyangombwa by'ibanze ashoboye kubibona, asaba kumenya gukoresha igihe neza. Hari amasaha 8 yo kuruhuka, hakaba amasaha 8 yo gukora, ariko hakaba amasaha 8 yo gusinzira. Utitiranya kuruhuka no gusinzira. Kano kanya concentration yawe nifata amasaha 8 biragenda utarengeje. Ariko bitakubwiye ko ushobora kuba nk'ubu ngubu ufite nk'imihigo, ushobora kumara nk'iminsi 2-3 icyumweru ukora amasaha 12 utaruhuka. Ibyo birashoboka, ariko ntibizabe ukabifata bikaba nk'icyumweru kimwe. Ariko nawe urabyumva ko icyo gihe ufite imbaraga mu birabikubwira, imbaraga zikazabaye nkeya, ariko icyo gihe wabivamo ukawafata nka konje ukaruhuka, none ukongera ibyo twita kwiresursa. Ariko rero dukeneye kwisuzuma, tukisura, tukisarura kugira ngo dushobore kubungabunga neza, kugira ubuzima bufite icyanga. Nawe ubundi ushobora kukibura icyanga cyo kubaho, nanone ukarwara indwara zikomeye zirenze guhangayika kuriya. Noneho rero ese ubona mu by'ukuri sosiyete yacu bafata gute icyo kibazo cy'impagarara? Ntabwo bakizi, nta nacyumva, no kubagiha n'agaciro katariko, bakagaha n'inyito itariyo. Uzabwira umuntu ngo mfite stress, hari n'uzi ukamubwira uti turabona ufite stress warakwiye kuruhuka, utamuha n'umuti akumva ko ntacyo amariye, ntabyumve. Hari abantu banga kunywa imiti, akaba rwose yarwara nk'umutwe, amaso agatukura, ariko akavuga ati reka biriya bintu sinabinywa. Kandi mu by'ukuri ziriya twita painkillers, amakanma abereyeho kugira ngo tugabanyirize ububabare. Ariko ugasanga ahisemo kuvuga ati reka nduhuke, agiye no kuruhuka biranze, urumva yongera nije wa mutwe wari urushye n'ubundi. Ikibazo nuko abantu bazi ko kuruhuka ari ukuryamwa, cyangwa se kuruhuka ari ukwirirwa inzoga uti ubwo ntakoze reka ninywere, ubwo kakazi ntakoresha umutwe wanjye reka nze amagara. Hari ukuntu umenya kuyabungabunga, hari ubuzima ukumenya kubungabunga. Kubungabunga rero si ukufata ntabwo ari ugufata ibyo ubonye, ufata ibyo ababishinzwe bakugiramo inama. Naho hari gishobora kwiha inama mbi, ukenera kugirwa inama uburyo ugira. Kandi benshi ntibakunda no kubyisuzumisha, kandi nyamara biragaragara. Ushobora gufata urugero, uri umunyeshuri cyangwa urabaye umunyeshuri, hari igihe ujya nimugoroba kwiga nturenge paragraph imwe, ukajya ubona ntabwo urimo uyirenga. Icyo gihe ubwonko buba bwanze, wakoresheje nabi igihe, ku buryo igihe wakoresheje n'ubwonko bwawe ntibihura, ntabwo ubwonko burimo bwakira. Burakwereka ko nushaka uzareba, hari igihe ushobora kuri nko mu ishuri ugasoma ukamara nk'amasaha 4 wumva ufite imbaraga, ariko hakaba n'ikindi gihe ugiyemo rwose paji imwe ntuyirenge, kandi ushaka gusoma ufite umutima ubikubwira ngo bikore, ufite ikizamini, ariko nanone ubwo umutwe nawo wafunze, wakwivumbuyeho, wahabyanze, ugasanga watakaje nanone icyo gihe nabi, ukaba muri iyo rutine. Ubwo rero iyo bikomeje kubibamo buryo, nibyo bizakubyarira ya chronic stress, nayo ikazakubyarira ubundi bumuga mu mubiri. Dufate nk'urugero nka diabete type 2, ni stress induced, iterwa na stress. Rero ushobora kuba umufonctionnaire nturuhuke cyangwa ntukoreshe neza, ukagira ikibazo cya lifestyle, imibereho yawe uburyo ki. Lifestyle ntabwo ari ukunda, ni uburyo ukora, ni uburyo ubana n'umuryango wawe, ni uburyo ubana n'abandi, n'umusaruro ubona. Hanyuma ubwo buzima buhajemo kunyuranya, ushobora kukubyarira imisemburo itari isukari byinshi byisuka mu mubiri, umubiri ntushobore kubihuza neza n'ibikenewe. Hanyuma uko icyo kinyuranyo kirimo kikazakubyarira diabete type ya 2. Hari za stroke tubona,
hari igihe uburyo ubayeho ubwo hari igihe waragize stress ikagutera no kurya nabi, ukagira icya obesite ukagira nka diyabete ikagutera hypertension ikagutera stroke diyabete ikagutera impyiko, cyangwa se ukagira ikibazo cya cardiovasculaire kubera guhangayika cyane. Ni ukuvuga ngo umubiri iyo wivumbuye ntubone uburyo, iteshamutwe ryose rije mu mubiri rimera nk'isuri. Isuri buze aho inyura irasandara igasandara nini, ariko iyo isuri ihaye yugomoroye iratambuka ikaguha amahoro. Nawe rero iyo umutwe wawe waragize iteshamutwe ntushobore kubona uburyo uriyungurura ngo rihuze n'imbaraga umutwe wawe n'umubiri bifite, bishobora kubyarira ya chronic stress. Byatinda muri iyo chronic stress ikazakubyarira nanone ubumuga bw'umubiri bweruye, nabwo kandi bushobora kuba igihe gito bwakira cyangwa se bukaba nabwo chronique. Ese twavuga ko kuba umuntu yagira izo mpagarara hari aho bihuriye n'imyaka afite? Wenda utubwire, ese ubona ugereranyije abo twita urubyiruko youth ndetse n'abantu bakuru adults, ugereranyije wowe ubona ari hehe izo mpagarara zigaragara cyane? Mpagarara zigaragara mu bakuze cyane kurusha mu rubyiruko. Urubyiruko wenda hari ibindi bitari stress, hari nka stress gishobora kugaragaramo na anxiety, udatuje na gato, bitewe ushobora kuba imfubyi, ushobora kuba uri mu buzima budafite kubaho bigoye, udafite akazi, udafite no kurya bikugoye, hari ubuzima ushobora n'ibibazo ufite, ibibazo by'umuntu ahura nabyo ari byinshi bishobora kugutera nawe kujya muri guhangayika bihangayikije cyane. Ariko kenshi burya inshingano abantu bakuru bafite sizo z'urubyiruko bavuga urebe, ariko none nta nubwo wavuga ngo iyo abakuri imbere ntabwo ureba imyaka, uremere bw'ikibazo nibwo bukuyobora. Ariko buryo ushobora gusanga ngewe nta stress mfite, wowe ufite stress nkurusha imyaka 20 cyangwa 30. Stress cyangwa se turazifite ariko ntibinganya ubumara, nabyitumbara tubinganya gusarika. Buri wese asaritswe birutana nubwo twaba tutangana. Niye nama wagira abaduteze amatwi muri rusange kubyerekeye impagarara? Impagarara ni ibintu bisaba igisubizo. Iyo bitakibonye ubuzima bujya mu kaga. Igihe cyose ufite impagarara ugisha inama, n'ibyanga se ure muganga bizomereye. Ushobora kugisha inama umuntu ukurikije ko ubona ari mukuru kuri wowe, ushobora kubona hari inama yakugira koko, wabona bidashoboka ukareba abaganga b'umutwe bakagufasha gusobanukirwa no kujishura ibyo bintu babijishe mu mutwe wawe. Murakoze cyane, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka nshimire cyane umutumirwa w'uyu munsi, wakoze cyane. Murakoze nawe. Namwe mwese mwakomeje kudutega amatwi hano muri studio za Radio Rwanda. Turabashimiye cyane. Ikiganiro ni Papa Rwanda mugezweho nanjye Shina Teta, gica kuri Radio Rwanda buri wa gatandatu saa 12:30. Musigara amahoro, naho utaha.